Murakoze nanone ndi kumwe n'umuvandimwe wacu Christian umeze neza. Ndashima umwami Yesu. Tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndajya nkubaza urajya udusubiza bitewe n'uko ubyumva. Yego nta kibazo. Ese Christian, guterana ku cyumweru no gusenga k'umuntu ku giti cye, ibyo bintu hari ahantu bihurira? Birahura cyane. Mbere na mbere impamvu nyamukuru yo guterana ni ukuba mu bwiza bw'Imana, kuko ariho dukura imbaraga. Yesu yabwiye abantu ngo unyizera ngo imigezi y'amazi y'ubugingo azatemba ava mu nda ye. Aho nta handi ni ukumusanga, yarangiza akagufidinga, yarangiza ibimuvamo akaba ari byo nawe utembesha mu isi. Rero byaba gusengera mu rusengero, byaba gusengera iwawe mu cyumba, ijambo ry'Imana riravuga ngo nushaka gusenga wiherere ujye mu cyumba cyawe uganire n'umwami Imana. Aho waba uri hose, icya mbere ni uko ugira access ku Mana, kandi iyo nta handi uyigira ni mu mwuka wera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abo data ashaka ko bamusenga ni abasenga mu kuri no mu mwuka. Rero ubaye ufite urusengero rwiza wajyayo kandi Imana ikakuganiriza ikanaguha imbaraga zigushoboza. Waba uri wawe mu cyumba, Imana yakuganiriza kandi ikaguha imbaraga zigushoboza. Urakoze cyane. Ese Christian jya usoma Bibiliya? Ndayisoma. Ese niyo nkuru yo muri Bibiliya wahuza n'ubuzima bwawe ubayemo ubu ngubu, cyangwa se inkuru yo muri Bibiliya yahinduye ubuzima bwawe? Inkuru yo muri Bible yahinduye ubuzima bwanjye, sinavuga ngo niyo yabuhinduye cyane, ariko ni inkuru nkunda cyane. Ni inkuru iri muri Yohana y'umugabo witwa Zakayo. Zakayo yari umuntu mugufi, Yesu ari gutambuka yurira igiti, Yesu aramubona aramubwira ngo amanuke. Bamwitaga umukoresha w'ikoro. Mu Bayuda kwitwa umukoresha w'ikoro ni nko kwitwa umunyacyaha, kuko no muri Yohana barabivuga. Yesu mu gihe yaganiraga na Zakayo baramubwira ngo reba uyu we ngo aganira n'abanyabyaha. Igihe Yesu yaraye iwe, Zakayo yagize icyitwa repentance. Yarihannye, arangije aravuga ati ibyo nari ntunze byose, ibyo nari narambuye abantu ndabishyura kane, n'ibyo nari ntunze kimwe cya kabiri ndagiye abakene. Ntabwo ndi gukotinga vasi neza, gusa ni gutyo yavuze. Rero ikinangaza, icyo gice iyo kijya kurangira, Yesu avuga ijambo nkunda cyane. Yesu aravuga ngo nta kindi cyazanye umwana w'umuntu keretse gushaka icyari cyarazimiye. Abantu benshi ntabwo bazi papasi ya Yesu. Abakristo dukunda Yesu wacu, Yesu njyana mu rusengero, Yesu ngirira famiye nziza, Yesu unyubaka nkaba umuntu mwiza muri sosiyete, singiye mu nzoga, sinse nabi. Ariko ntabwo ari cyo cyazanye Yesu. Yesu yaje gushaka icyazimiye, ari njyewe ari na benshi bari hanze. Rero numva iriya nkuru inkoraho cyane, kuko mu bintu byose Yesu yari ashoboye gukora, yashoboraga kuza ku isi akubaka ubwami, kuko yari Kristo. Ubundi mu Bayahudi bizera ko Kristo ari urukingi rwa Dawidi ruzaza rukubaka ingoma isa nk'iya cyami, ariko we ntabwo ari cyo cyamuzanye. We yaje gushaka njyewe nawe abazimiye. Yego. Christian urakoze cyane. Ikindi kibazo nangiye kubaza, hari urubyiruko rutarakira agakiza cyangwa se rutaramenya Yesu Kristo. Ese nk'ubuzima wabayemo nk'umuntu wakira agakiza cyangwa se wemeye Yesu Kristo mu buzima bwe, ni ikihe kintu wabakumbuza ku buryo nabo bagira umuhate wo kwegera Yesu Kristo? Ikintu nabwira umuntu utarakira Yesu ni ikintu cyoroshye cyane. Yesu yabwiye umuhungu umwe w'umutunzi, aramubwira ati niba ushaka kunkurikira, genda ugurisha ibyo utunze byose ubifashisha abakene, nurangiza uzunkurikire. Arabireba abona birakomeye cyane ntiyaza, ariko agera ku witwa Matayo witwaga Lewi, aramubwira ati nkurikira. Lewi asiga ibyo yari afite byose aramukurikira. Muri Luka batubwira ko Yesu ajya no gusangira na Yesu iryo joro. Rero ikintu nabwira abantu bataramenya Yesu, isi ni nziza kandi ifite ibyiza kandi biraryoshye, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo byakumarira iki gutunga ibintu byose? Mu Cyongereza baravuga ngo what would it benefit someone to get the whole world and forfeit their soul? Byakumarira iki gutunga iby'ubugingo, ibyo mu isi byose, warangiza ukabura ubugingo? Kubwo mu buzima currency ya mbere iruta izindi zose ni ubugingo, kubwo ko ubuzima bw'abantu niburangira. That's a reality, it's a fact. Iyo usoje ujya mu gihano cy'iteka cyangwa ukajya mu buzima bw'iteka. Rero Yesu iyo yabwiraga abantu, ntabwo yababwiraga ngo muze muzatunga amazu. Irabwiraga ati intama zanjye ndazizi kandi ikirenze nziha ubugingo buhoraho. Rero nicyo nakumbuza umuntu, nibaze bagire ubugingo buhoraho, kuko nibwo tutazakwa.
ibindi byose by'isi bibasha kugenda. Yego, Christian wakoze cyane kubana natwe. mwakoze cyane.